Reka nizere ko umeze neza cyane. Mu ijoro ryakeye rero ubwo hatangaga ibihembo bya Isango na muzika hagiye haba udushya twinshi cyane twose ndaza kugenda ntuguciramo mu ncamake kabisa. Gusa iyi nkuru ngiye kukubwira abantu benshi bamaze igihe bibaza bino bintu, ariko reka mbanze nkubwire kuri iyi nkuru. Nyuma ya mukuru we uyu nawe arasezeye. Dorcas nawe yamaze gusezera mu itorero cyangwa se mu idini rya ADEPR. Ibi ngibi byari bimaze igihe ari amakuru ameze nk'ari ibihuha biri kugenda bihwihwiswa, ariko for now nibwo bwa mbere yagaragaye mu ruhame umwana w'umukobwa yambaye ikanzu nziza cyane y'umutuku ndetse igisuko kiri kugwa hasi. Abantu bakavuga bati nubundi byari bisanzwe nyuma yuko mukuru we yari yarasezeye muri ADEPR, ahubwo uyu mwana nawe burya ngo yari yamaze gufata umwanzuro wo kugenda nuko igihe cyari kitaragera. Rero abantu benshi bakomeje kuvuga bati bigenze bite, twumvaga ko uyu nguyu azaguma muri ADEPR, ariko ubu it's officially. Andi makuru akavuga yuko ngo uyu mwana w'umukobwa ngo yabimenye ko nubundi ngo itorero ngo ryari rifite gahunda yo kumuhagarika, cyane cyane nyuma yuko ngo mukuru wiwe bamutenze. Uyu mwana ntago byigeze bimunezeza, cyane cyane ko ngo bo bari bafite gahunda ati nubwo twaba tutakiri aba members ba ADEPR, bari bafite gahunda yo gukomeza n'undi guterana muri ADEPR. Anyway, ubu rero officially uyu nawe yamaze kuba asezera mu idini rya ADEPR, ariko abantu bagakomeza bavuga bati ariko buriya mubona bihagaze bite Irene n'uyu mwana, mubona nta kintu kirimo? Ariko uko tubizi MIE cyangwa se murindahabi Irene wakongeraho Empire ni label n'ubundi ishinzwe gufasha kuzamura no kureba inyungu z'aba bahanzi bombi Vestina ndetse na Dorcas. Ubwo nyivuga kuri MIE amaze igihe afitanye ibibazo n'aba YouTubers babiri harimo Claude ndetse na Bosco Empire. Aba bombi bamaze igihe basa nkaho bari guterana amagambo na murindahabi ku mbuga nkoranyambaga, ariko kugeza kuri ubu ngubu Irene we nta kintu na kimwe yari yasubiza. Mu minsi yashize Pastor Claude yaravuze ngo aho kugira ngo abana banje babure uko biga, aho kugira ngo abana banje baburare bitewe n'ubugome Irene ufite bwo gukomeza gutanga strike, warangiza ugahamagara umuntu umwibarishwa ngo ufite strike zingahe, ati njyewe nawe tuzajya mu mageragere. Ni mu gihe kandi witwa Bosco Empire we yavuze amagambo akaka, aravuga ati igihe kirageze ngo ubyumve neza. Ariko Bosco mbere yuko anavuga ibi ngibi yari ameze nkaho arimo arakritika cyane, amaze igihe arimo arakritika management irebera inyungu z'aba bana, avuga yuko Irene icyo yakoze ari ukureba ashora ibintu bike hakinjira byinshi bikajya mu gifu cye, nyamara aba bana bo bakaba bibwira ngo bafite ukuntu barimo barakora mu buryo bwiza, ariko batazi ko inyungu nyinshi zijya mu mifuka ya shebuja. Bosco Empire yavuze amagambo menshi rero, aravuga ati rero Irene ibi bintu ntago tuzakomeza kubyemera, kwitwaza icyo uri cyo, amafaranga ufite ugashaka guhunyura abandi bantu. Ati intambara rero tuzayirwana kubera ko ibyo wigize birarambiranye. Abantu benshi bakomeje kwibaza batese nibyo kuko Irene murindahabi yabakora bino bintu byo gutanga ama strike cyangwa se yo kurega aba YouTubers, cyane cyane abantu yagiye ahize strike ni nyuma yuko abangaba bagiye bakomeza gukora ku nkuru kuri Vestina ndetse na Dorcas, ariko ugasanga ziri negative. Irene rero akavuga ati ibi bintu nibikomeza afite ibintu nawe azagenda yikora. Abantu benshi bakavuga ati rero wabona ibi bintu ari byo yateguzaga. Rero Pastor Claude yaravuze ati yiteguye kuba igitambo cy'aba influencer cyangwa se cy'aba YouTubers bari hano mu Rwanda, aho kugira ngo ibi bintu bikomeze bibakorerwa. Ati njyewe niteguye kuba naba igitambo cy'abandi ba YouTubers. Nguko bimeze beef iri hagati ya Bosco Empire, Claude ndetse na Irene, ariko njyewe narinje kugukorera ku nkuru nkubwira ko Dorcas nawe yamaze kuba asezera muri ADEPR, kuko yamaze kujya mu ruhame for the first time afite ibisuko nk'umuntu nyine
watangiye ubuzima bushyashya atakiri umumembers cyangwa se umwe mu bakristo bagize itorero rya ADEPR. Uraza kumbwira ubyakiriye gute, hari icyo bitwaye ubundi? Hanyuma iyi beef ya Irene na Bosco ndetse na Pastor Claude bihagaze gute, bimeze bite? Mukanya ndaza kugukorera indi nkuru video iza gukurikira ivuga ku rukundo Pastor Claude akunda Aline Gahongayire. Ibyo byose ni hano kuri Intashyo Empire. Ntugende udakoze subscribe niba ari ubwa mbere wageze. Njyewe nitwa Amini Intashyo.